Kanongere mbaha ikaze bifuriza kugwa neza. Ngendi Emmanuel 250 nk'ibisanzwe. Aha rero nakubwiye ko ari amakuru y'amateka, ndetse amateka yose utamenye uzajya uyabonera aha ngaha. Mureke turebere hamwe ingabo za Amazons Badahome. Ni ingabo z'abagore, izi zigereranywa n'ingabo za Burkina Faso muri iki gihe, bitewe n'uko ingabo za Burkina Faso zifite ubutwari bwenda guhura nazo. Mu mateka ya Afurika hagiye hagaragara ingabo zidasanzwe zaranzwe n'ubutwari bukomeye. Mu gihe cya kera mu bwami bwa Dahome hagaragayemo ingabo z'abagore b'inkazi, ababiyise Agogères, bazwi cyane nka Amazons. Uyu munsi rero mu gihugu cya Burkina Faso turongera kubona izindi ntwari. Izi ni ingabo z'iki gihugu z'iki gihe, zitwa nk'inkingi ya mwamba mu guharanira ubwigenge bw'igihugu cya Burkina Faso. Iyi ni inkuru y'ubutwari bw'Abanyafurika kuva ejo hashize kugeza n'uyu munsi. Igice cya mbere reka turebere hamwe ingabo za Amazons Badahome, intwari z'abagore. Aba bari bantu ki? Mu kinyejana cya 17 ubwami bwa Dahome, ubu ni mu gihugu cya Benin, bwabaye ubwa mbere kugira ingabo z'abagore zikorana n'umwami. Aba nibo bakoranaga n'umwami ndetse bakamurinda. Bari bakomeye cyane, badatinya urupfu, kandi barindaga ubusugire bw'igihugu cyabo n'icyubahiro cy'umwami. Aba bitwaga Agogères, kandi bazwi ku isi nka Amazons of Africa. Bakoreshwaga mu ntambara zikomeye cyane, bakambara imyambaro idasanzwe, kandi aba bagore bakoreshwaga cyane mu rugamba rwo kurwanya Abafaransa bashakaga kubategeka. Reka igice cya kabiri turebere hamwe ingabo za Burkina Faso, intwari z'iki gihe. Mu myaka ya vuba igihugu cya Burkina Faso cyahuye n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke n'intambara ndetse n'iterabwoba. Izi ngabo zacyo zifatanyije rero n'ubuyobozi bushya bwa Kapiteni Ibrahim Traoré, zahagurutse zivuga ko Afurika igomba kwigenga mu by'ubukungu ndetse n'umutekano n'imiyoborere. Uyu munsi abasirikare ba Burkina Faso baharanira icyubahiro, amahoro, ubusugire bw'igihugu cyabo nk'uko Agogères babikoraga imyaka magana n'amagana ishize. Iki gice cya gatatu turebere hamwe ubusabane bw'ubutwari ejo na none. Uretse gutandukana kw'ibihe, hari byinshi bisangiye. Amazons Badahome n'ingabo za Burkina Faso barangwa n'ubutwari, kwitanga ndetse no gukunda igihugu. Izi ngabo zombi kandi zifite intego imwe: kwigobotora igitugu, guharanira ubwigenge bw'Abanyafurika, ndetse kandi no kwanga kuba abacakara b'amahanga. Reka dusoza icyegeranyo cyacu ndetse n'aya mateka y'ingabo zikomeye cyane, reka dukoreshe ijambo ry'umusozo. Uyu munsi buri gihe tubona abasirikare b'Abanyafurika bahagurukiye igihugu cyabo,
tujye twibuka ko ibyo bikorwa bifite inkomoko y'ubutwari bwo hambere. Niba Agojei bari indorerwamo y'ubutwari bw'umugore w'umunyafurika, ingabo z'iki gihe, abagabo n'abagore, ni umurage ukomeye ubeshwaho n'amateka. Nta cyubahiro kiruta gukunda igihugu, nta butwari burenze guharanira ukwigenga cyangwa se ukishyira ukizana mu gihugu cyawe. Iyi niyo mpano y'amateka tugomba kwigira hano. Dusoza rero, twibuke Amazons ba Dahomey, twubahe ingabo za Burkina Faso, tubaterera amasari kabisa, twubake Afurika nshya ishingiye ku mateka ndetse n'ubutwari n'agaciro. Nari Emmanuel 250. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubonera amateka yose ku gihe. Kandi muri comment ufite uburenganzira bwo kumbwira andi mateka ukeneye kugira ngo nzayakubwire. Nge nicaye hano ku bwanyu kugira ngo amateka nyabashakire. Amateka yose ukeneye ndahari ku bwawe. Gira amahoro y'Imana.